vuga ko ku mupaka babemereye kumara mu Burundi iminsi 3 ariko ngo bakiyava bageze Igitega inzego z'umutekano zarabahagaritse zibaka ibyangombwa berekana impapuro z'inzira zo mu Rwanda bahita bafungwa guhera ubwo. Ubundi bararahohotera rwose. Ati ubuyobozi bw'i Burundi bwavuze ko ngo bagiye guhungabanya umutekano. Iyo bwangira kwinjira se. Ati aha bafungiwe ngo basabwe gutanga ruswa ngo babarekure. Batanga arenga miliyoni 10 z'amafaranga akoreshwa i Burundi. Ariko ngo ntabwo ikibazo cyabo cyakemutse ahubwo bakomeza gusabwa andi mafaranga. Mpamvu bivuze gutyo nuko umubano mubi hagati y'ibihugu utyoza abaturage ubatera ikibazo. Abantu b'abaporteniste babyinjiramo batari mu nyungu z'igihugu cyacyo cyose mu bihugu bifitanye amakimbirane babibyaza amafaranga. Yego. Sibyo? Uwanje arafunze mutaratangizo miyo ubwo zaragiye buheriheri. Rerereza umano ko baje ariko n'ubundi kuba banaje ntago bari bakwiye kuba barafashwe ahubwo ku cyundi butabaha indamunite n'impozamarira zabo zigiye babamaranye. Imibano y'ibihugu imeze nabi hagati y'u Rwanda n'u Burundi yakijije imbonera kure zishobora kuba zicuruza magendu bishoboka kuba ubikoreye wishatse amakuru wayibona. Zishobora kuvuga ziti ikitemereye kwinjira ku mupaka genda imbonera kure wenda yakayanza jewe nzakereye umupaka wanjye wa nijoro kuko niki usanga fraud riyongereye mu gihe ubu utaforoda umupaka ufunguye. So uhagaritse imihanda ntabwo Uburundi bwafunze umupaka w'u Rwanda n'u Burundi gusa. Bafungiye Sudani y'Epfo, bafungira Kivu y'Amajyaruguru, bafungira Tanzania y'Amajyaruguru za Mutukura, bafungira Uganda, Kenya, Ethiopia, Somalia n'abandi. Icyo kintu iyo uri umutegetsi ushyira mu gaciro babanza kugitekereza. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki. Wana batuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wana basanga inyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Ni inkuru mbonye nziza. Ati hari inkuru nziza ku banyarwandakazi bari bafungiwe i Burundi ku maherere. Ati ubuyobozi bw'u Burundi bwamaze bw'abanyarwandakazi bari bahafungiwe ibyangombwa byabo by'inzira. Inkuru yabanje abanyarwandakazi bari bamaze hafi amezi 7 bari bamaze bafungiwe mu Burundi. Amakuru avayo aremeza ko ubutabera bw'abagize abere ku cyaha cy'ubutasi bashinjwaga mu mpera z'ukwezi kwa 3 uwitwa Chantal Nyirahabineza. Ubusanzwe yakoraga akazi k'ubushoferi. Icyo gihe yari yanze gutangaza amakuru ya mugenzi we bafunganwe ariko aza kuyamenyesha ikinyamakuru Museke. Bamenya ko yitwa Olive. Uyu Chantal atuye kuri Yenzi mu Rugazi mu karere ka Kamonyi. Yafatiwe i Burundi tariki ya 7 z'ukwa 2 ubwo yari yagiye mu bukwe bw'inshuti ye ndetse ngo yari asanzwe akora ibikorwa by'ubugiraneza i Burundi. Umwe mu bahaye amakuru umunyamakuru witwa Mutuyezo Sardi yego yamubwiye ko ari inkuru nziza ko bari abanyarwandakazi ubutabera bw'abagize abere mu isoma ry'urubanza rwabaye tariki ya 29 Kanama uyu mwaka turimo bubahanaguraho icyaha cy'ubutasi bashinjwaga. Yambwiye ko barekuwe ariko inyandiko n'inzira zabo pasiporo batarazisubizwa. Yego ngo barekuwe kuburanira ngo aracyakurikirana izo nyandiko z'inzira. Yego ngo n'abanyarwanda barafungiye hari ngira mu Gitega Burundi kabisa ngo bashinjwa kuba intasi. Yego bra batataga ibishisobanira habe neza. Ati mu banyarwanda bane bagiye mu Burundi batashye ubukwe bakimara kwerekana ibyangombwa byabo bakurwa mu modoka bajyanwa gufungwa amezi 2 arihiritse. Aba bagore biyambaje umuseke ngo bagereze kure ijwi ryabo batakambira buri wese uherereye kuri President Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Bose bajyaga mu bukwe bw'ahantu bazi ko bitafeza bajya gukora iki. Abantu biriga ngaho za Tanzania barorongotana abandi mu ndege byo birumvikana urumva abo mu ndege banza binaborohera ariko n'uburenganzira bwagiye ariko ubundi kandi ugomba no gusoma ikarita. Kwisuka mu Burundi bakwitonze ko diplomasi zabijyamo
ibibazo bigakemuka. Ubukwe se bubaye udahari wabiki? Abantu se ntibabisubitse bamwe nese kugira ngo nukwanga kujya mu bukwe. Abarundi baraza akenshi baba bari sure ko nta kibazo cy'umutekano bafite mu Rwanda. Yego. Sibyo? Yego. Nubwo bwose hari igihe amakuru agira gutya kaza Sandrine ugasanga nabuze n'abarundi wenda babafungiye mu gihugu runaka. Nabo kunze rimwe cyangwa batumenya amakuru uruhande rumwe. Ariko iyo byasakuje urumva cyangwa se birimo gutungana bijya mu buryo niho umenya ngo abantu baherekanyijweho imfungwa kumbe namwe ibunaka mwazigiraga. Yego. Ibyo byose birashoboka muri contre espionage ushobora gufatamo abantu ubita abatasi atari bo. Urumva? Yego. Icy'ingenzi nuko kuri end of time nkuko baba batashye nyine. Hanyuma kandi no kubishimira Burundi kuko ntabwo bwari bushinzwe n'ubundi kubafata. Ntashimwe Burundi bukwiye kuri iyo ngingo. Gufata abantu baje mu bukwe gusa ukabafata ngo ni Chantal ngo niki ibintu nk'ibyo ngibyo. Ikindi amezi bamaze ni menshi ari ibyo kubaburanisha wababuranishije icyaha cyarabafashe cyangwa kitarabafashe. Icyo tutazi n'uruhare ambasade y'u Rwanda yagizeyo ariko ambasade y'u Rwanda ifite akazi kenshi Burundi niyo Burundi ifite akazi kenshi mu Rwanda. Ibihugu bitabanye neza ambasaderi bakiriho iyo atarabanebwe bafite akazi kenshi birego bakira buri umwe wese abama visa mbega n'utuntu twinshi. Rero rezo nuko baje ariko n'ubundi kuba banaje ntago bari bakwiye kuba barafashwe ahubwo ku cyundi butabaha indamunite n'impozamarira zabo zigiye babamaranye kubera iki batsinzwe n'ikiye cyane bahindutse abere babahe n'amafaranga y'impozamarira ni leta yabafashe kandi ntibuze amafaranga. Ari nabyo basobanuye ati mbere bagifatwa babanje kugira ngo biroroshye binjiye i Burundi berekanye ibyangombwa byabo batererwaho kashe ku buryo batumva impamvu ngo bafunzwe bitwa intasi. Ntabwo byumvikana ubu. Avuga ko ku mupaka babemereye kumara mu Burundi iminsi 3 ariko ngo bakiyava bageze Igitega inzego z'umutekano zarabahagaritse zibaka ibyangombwa berekana impapuro z'inzira zo mu Rwanda bahita bafungwa guhera ubwo. Ubundi bararahohoteye rwose. Ati ubuyobozi bw'i Burundi bwavuze ko ngo bagiye guhungabanya umutekano. Iyo bongira kwinjira se none se hari inzira nyinshi. Iyo basubiza inyuma se ko byemewe bati n'iminsi 3 turayibambuye bakabapakira vigo zabo zikabasubiza ku mupaka. Ubundi ni kubigenza. Umuntu umusubiza inyuma. Yego. Kuko kumwemera byo wanakwibeshya ibyo ntago ari gitangaza. Ugiye kumufunga none nyuma ubonye nta n'icyaha mufatiyeho babahe impozamarira. Ubwo sibyo ngibyo byubahirije iki turi muri East Africa. Sibyo ngo bayisavuga ko ari maneko bahita bajyana gufungirwa muri gereza. Maneko ari kundi igihugu kitagira maneko mu kiri igihugu. Maneko ni ikintu gikwiye kuba big deal. Oyereka bagabare bagiye. Ubwo se Burundi nta maneko bagira mu Rwanda. Birashoboka se external intelligence zimaze ikiza ku isi yose kuki bigira nk'abantu batumva ibintu. Ntago ibyo ari byo. Bano bantu bazashaka umuntu arege atanga ikirego. No mve ikindi cyabamasha. Uyu mudamu witwa Chantal Nyirahabineza yarahohoteye cyane. Atese niba bari benshi rega atese niba Burundi bufite ubuyobozi bwiza wafunga umuntu mwita maneko nta kintu ushingiyeho. Nese uva bishoboka. Ati aha bafungiwe ngo basabwe gutanga ruswa ngo babarekure. Batanga arenga miliyoni 10 z'amafaranga akoreshwa i Burundi. Ariko ngo ntabwo ikibazo cyabo cyakemutse ahubwo bakomeza gusabwa andi mafaranga. Buri Rwanda rukifitanye amakimbirane n'igihugu cya Uganda. Kuri pourcentage ntamenya ngirangana gute. Yego. Ariko itari ntoya abantu baguye mu mporero z'umubano mu ibihugu byari bifitanye byombi biza kwinjira muri deal ya business. Yego. Yo kwishyuza imiryango y'uwafashwe. Sibyo? Yego. Ku buryo urabiza abanyafrika tumeze. Ndakubonye uri Sandrine umama w'umusirimu kazi ugeze Kampala batunguye yava midiro umuryango we ntobara miliyoni 10. Polisi kabira gufunze iriya kandi wari muri nuze. So abantu rero buriya ibigo bifitanye niyo mpamvu ibigo bigomba gukora ibishoboka byose. Niba birwana bikarwana ikibazo kikavaho niba biganira bikaganira ikibazo cyo kikavaho. Yego. Kubera ko mpamvu bivuze gutyo nuko umubano mubi hagati y'ibihugu utyoza abaturage kubatera ikibazo. Abantu b'abaportuniste babyinjiramo batari mu nyungu z'igihugu cyose cyose mu bihugu bifitanye amakimbirane babibyaza amafaranga. Yego. Sibyo? Uwanjye arafunze mutaratangizo miliyoni ubwo zaragiye buheriheri. Nta fagitire ifitiye nta na fagitire yapfa kwibonera you see? Yego. So ni ikibazo gikomeye rero iyi mibano y'ibihugu imeze nabi hagati y'u Rwanda n'u Burundi yakijije imbonera kure zishobora kuba zicuruza magendu bishoboka kuba ubikoreye abishatse amakuru wayibona. Zishobora kuvuga ziti ikitemereye kwinjira ku mupaka genda imbonera kure wenda yakayanza jewe nzakereye umupaka wanjye wa nijoro kuko niki usanga fraud iriyongereye. Mu gihe ubu utaforoda umupaka ufunguye warangura na fagitire ukinjiza ikintu. Ibi bintu ufite abantu babikiramo
imibano y'ibihugu ifite ikibazo ikiza bake yego igacyonyora abaturage noneho hakaza bityo kuvuga ngo duhaya tugufungure urumva ko kugufata biroroshye buriya barabarebye ku mupaka binjira batereramo bahita batelefona b'igitega bataro hano hari abadamu binjiye bavamo akantu oya hano hari abadamu nibo twakacira imiryango yabo tukazayitapuza amafaranga byagiye muri dini nta maneko ntawe bakakureba umubiri tu bakakureba isura gutya 7 na miliyoni zabo n'izi miliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi ariko ubungana Maître Michel yavuze ko ngo ari uko umubano diplomasi ngo imeze nabi ngo baciye baba victime ibyo nkubwira nyine ati ibingibi byose ni ingaruka z'uko umubano w'u Rwanda n'u Burundi utameze neza biri no mu nzego zo hejuru yego uriya mupolisi w'u Burundi komanda mukuru w'upolisi w'ubundi ashobora kuba yabwira polisi badipolize ku mupaka w'u Rwanda urumva akavuga tumva basha wowe DPC wa Kayanza wowe DPC wa ubu barahinduye intara n'amazina yazo wenda tuvuge wa Kirundo yego dore muri message konte yanjye ni yingiye uzibeshye uno mubano uzarinde usubira mu buryo ntafite miliyari y'amafaranga bose bakagera bagira gute batanga amaturo baprofita kugira ngo umubano utagaruka abaturage gasura uburenganzira bwabo hakiri kare inkibe bizabikiriyemo z'abarundi niyo mpamvu abangaba bagiye no gutanga igitekerezo cyuko umubano usubira baravuga ati hoya abanyarwanda batumereye nabi kugira ngo ubukebe bukomeze ariko niba neva bibona simbizi kandi ubusanzwe uri perezida w'abaturage n'ibibazo byabo yego ariko kujya aho ngaho gusa none ibibazo abaturage bafite n'abantu baprofitira mu kavuyo kari hagati y'ibihugu n'icyuho urimo gutuma kiba udinginga deep icyo cyuho ugicukura ukijyana mu bujyakuzimu kure ni ikibazo imbonerakure zirwa zishaka abafrode ziprofita umubano hagati y'ibihugu byacu utameze neza zikirwa zifata abantu zigira gute ibintu nk'ibyo ngibyo sha igihe cyabo kirabaza bihorere igihe cyabo kirabaza ntabwo abantu bakora amafuti ubanza bashobora gukomeza kumererwa neza cyane kubera iki ubusesenguzi bwakabona ari impamvu batarahabwa ibyangombwa byabo aho uwabunganiraga akibyirukankaho baratashye se oya ngo niba yagezwa mu Rwanda bakoherezwa mu Rwanda nabwo ngo inkuru izatugera hari kurumva bagizwa bere rero ariko ibyangombwa ntibarabihabwa barabibaha ntacyo barabibaha cyangwa se nabwo bakabakuramo barabibaha nese hari impamvu ko utabibaha bakabashingoza amande oya barabibaha buriya nta gihugu kitagira abantu bazima batekereza yego buriya hari abantu baba banamenye ko ari amafuti baba abacamanza baba mu nzego zitandukanye ntabwo inzego zose zibera amafuti icyarimwe oya buriya barabibaha nyine kandi hari n'igihe ushobora gusanga nk'iyi kesi yabo ifungishije abandi bantu babagenzeho kuko yari aferi privé itari aferi ya leta mu buryo bwo cyangwa ubundi nta gihugu kidahana rero hari n'igihe babafunze bazabikurikiranwaho bakabahana ubuse turimo guhamba imbwa abantu bicara bagafata abantu ngo n'abamaneko barangiza bakaburaho ubumaneko barangiza bakabarira amafaranga ibyo byose bimenyekanye bavuye muri gereza ibaze n'ukuri urumva nyine ibaze icyo kintu kandi urumva ni ikibazo nk'ubu kubera ko imipaka idakora ntibanaza ngo badropinge ku mupaka bavuga ati mugeze mu gihugu cyanyu igihugu kibashugurikire ntibabacisha muri Tanzania badafite ibyangombwa byabo wakwinjira muri Tanzania gutafite ibyangombwa bigize gute kuzana indege ihitira mu Rwanda y'u Rwanda ubwo ambasade zabivuganyeho simbizi ariko nanone iyi ni akantu keza Burundi byibuze bukoze no kuba bagizwa bere kuko ukurikije uko umubano uyu munsi umeze bashobora no kuba bari kubituniraho marshana none tujye dushima abarundi icyo bakoze s'ubwo ni iki ubuze kandi kuko bafuza abantu amezi 7 bakabatwara no miliyoni menshi pe ariko byibuze bagizwa bere none se abarundi se tutsipoze ngo nibo wenda urimo gushimwa leta y'u Burundi ishinzwe kugira abantu leta y'u Burundi ifite ntuze ifite akanama kagira abantu batagatifu n'akabagira abantu batagatifu oya ntago abarundi na leta yabo bafite uburenganzira bwo kwita umuntu icyo atari cyo yego niba ari umwere n'umwere ubwo amategeko yakoze akazi kayo ahubwo babahe indamunite n'impuzamarira igihe babatesheje barebe uwo muntu amafaranga yinjizaga ku kwezi business ze zahagaze bakoreye fagitire twaraga intuze amakamyo Chantal reka mbirebe neza ariko mbonye harimo ngaze ndebe hari umuntu utwara amakamyo uzi kandi ujya kwitwa gutyo sure atabarone naramubuze
mu kuri kose kandi ngari yatwara bigacika marshal arabeshya oya uretse reka nze nkubwire uretse reka nkubwire inkuru yuzuye inkuru yuzuye se yihe Chantal Nyirahabineza ubusanzwe yari umushoferi w'amakamyo manini atwara amavuta ya peteroli akorera sosiyete ya African Oil akaba akora ingendo ndende i Lubumbashi Igoma muri Tanzania n'ahandi hatandukanye uwo mukobwa kugira ngo azarokoke kumwita umutasi bizagorana ni yisengera Imana kubera iki bano bantu bakunda kubita amazina atariyo kubera baba bakora izi ngendo se kandi ari abanyarwanda oya mu bihugu byose baba bakeka amababa kubera kugenda mu bihugu turebera ko Chantal ari buzi kugenda mu bihugu byinshi buriya bazabaha impozamarira bareke kugira ngo babakineyo ku mubyimba nibarangiza bavuga ngo bakoze ikintu cyiza bose aho bajya ko nta muntu bafunga usa uburenganzira bwa buri wese afite icyangombwa cy'inzira uvuze akantu mama merci uranyibukije nabonye Kigingi rero ari mu Rwanda ndetse abarundi bishima cyane atari ko nyamara nubwo dukunda perezida wacu atari ko abanyarwanda n'imfura ati ubu ngubu nta munyarwanda atinyuka kuza kidoga gutya kuri social media ashima avuga ko byagenze neza ati mu gihe twebwe abarundi tujya mu Rwanda nta kibazo namba tukinjira tukanigaragaza tugakora n'ibikorwa mu Rwanda Kigingi ni umunyarwenya niba hurana ndayishimiye azamusukuma ho urundi icyo kintu barabivuze baraziranye n'umunyarwenya ageze no kumutera urwenya ngira ngo njyamo natera urwenya ahantu hose bari abantu b'urubyiruko bo entertainment wabagira uteze n'indirimbo baziririmba n'iki byose ariko hari umunyarwenya ntabwo uri kumva icyo bashatse kuvuga bamwe mu barundi masha bashatse kuvuga ko hari abanyarwenya batava hano ngo bagende bisanzure ko numvise ngo barimo gutuma bose babireba ngageyo guhangayo biterwa nuko baramutse yego wagenda yagiyeyo se ntabwo mbizi n'ibintu nasomye ku kinyamakuru ntabwo nzi ko ari byo ariko ubundi yanagenda bose babuze abanyarwanda bakira ese nka gutya ntawo bakire se bakamara igihembo mu minsi ishize w'umunyarwandakazi ako byo byihoreye bya politike byo bireka byo byihorera ese nka gutya imipaka ifunze bigenda bite masha bagenda mu ndege cyangwa bakanyura Tanzania turi muri East Africa rega nta kibazo urugendo n'uruza ruragira ariko rero nese wabuze ibihugu nk'ibyo bivaniwe kugenderana oya nago ariko amasha nyine ntago bizakunda ni icyuho kabisa kuko niba bagenderana gutyo abakomediye bakabaza natwe tukajyayo wa mugana ndayishimiye baraziranye baragenda byo byihorera iby'ibihugu nakureho izi ngufuri pe nukuri nashaka zazikomeze ko zisubiza inyuma kare n'abarimo se wese zimusaidiye iki ariko umuntu uzi ubwenge afata umuhanda azi n'ukuntu umuhanda uhenda iyo ubaka imihanda muri ekonomi bayibarira amafaranga izagaruza mu gihe runaka ukavuga utu no muhanda uhuza u Rwanda na Uganda yego traffic y'uwo muhanda n'ibirunyuramo urujya n'uruza byinjiza amadolari angana gutya ku mwaka bivuze ngo uyu muhanda uzashobora kwishyura mu myaka 20 ufunze umuhanda wa kaburimbo uza amafaranga watwaye ariko ikibihima byose ni kimwe uwo muntu avaho iyo nakava mu bwato imihanda igakora uraza gufunga imihanda kubera iki buri ushobora kuva Cape Town ugaca muri Zambia Zimbabwe ukazagera i Cairo biriya bakubwira ngo gari ya moshi ya Cape Cairo ngo ntago irashoboka ariko twabonye umuntu w'igare wa mugabo ugenda n'igare w'umufaransa ageze ku mipaka y'Uburundi bikamubana ikibazo akajya kunyura muri Tanzania so uhagaritse imihanda ntabwo Uburundi bwafunze umupaka w'u Rwanda n'u Burundi gusa bafungiye Sudani y'Epfo bafungira Kivu y'Amajyaruguru bafungira Tanzania y'Amajyaruguru za Mutukura bafungira Uganda Kenya Ethiopia Somalia n'abandi icyo kintu iyo uri umutegetsi ushyira mu gaciro babanza kugitekereza ukavuga utari ko waruzi n'ibindi nozani corridor yarahagaze corridor ya ruguru na corridor yo hagati ahikenera icyo umuntu azagusubiza nkanda yishimiye no kuvuga ngo biratureba sha ibyo ni ibyacusha nejeje ibirayi n'isongo y'urwagwa ari mu rwagwa aho ngaho gusa mu mavoka urumva imihanda irahenda akuye ngo tuyigaruze irimo kumeramo ibyatsi kandi nta ntambara yabaye so niba ashoboye nazarwane turebe urumva aho gutinza ibintu nyine tukazakirundura he hose azapima reba ukuntu umuriro umwakaho cyangwa abarundi nabo bazareba ukuntu bakomeje ubundi abantu bayoborwa kuriya gute bakabyemera nubwo ntajya kubahamagarira kugira kuki batabaza igihugu cyabo ngo gihate ibibazo ni ibibazo nivugiraga hari uwabibajije umudepite ayibaza ambasada Robert Shingiro aramumwamwanya
ati ko mwafunze imipaka DRC tarayifunga ari ikimbiranye cyane n'u Rwanda mwabigendeye kuki aramumwamwanya urumva yego ariko uko byagenda kose abaturage bo mu bihugu yego iyo bacecetse suko bataba bafite ikibazo ku murundi nk'uwo nka kigingi wumva wakwizira kenshi muri genzi agatarama urumva yego ku banyarwanda ba Bruce twarabonye bajya Burundi twabonye ba Debeni bajya Burundi gucuranga yego si wibuka se hari kiza cyabirutaga nta na kimwe ariko uraho ngaho bazarana gucuranga indirimbo z'inyarwanda uboshye niki buriya iki kibazo ntabwo kivutse vuba cy'u Rwanda n'u Burundi muri za 2010 bigeze kubuza indirimbo z'inyarwanda gucuranga ku maradiyo y'u Burundi ariko iyo primitivite izabageza kuki indirimbo iyo umunyarwanda acuranze bikurya mu matwi ikindi kubwa bakayibanda batangiye kera batongana kuri radio abarundi baza guhimba inanga ngo bazajya bacuranga ngo zivuga gahoro sibyo ngo abanyarwanda batazumva abanyarwanda nabo bakazicuranga cyane bazicumurira kugira ngo ahari batigisa abarundi kuri hiti ibihugu bira amakimbirane azarangira ryari yego ubu ntazabona umuntu utwerera umubano mubi w'u Rwanda n'u Burundi ubuyobozi dufite cyangwa ubwo Barundi bafite byahereye kera nta leta iri muri ibihugu igipfa kubana n'indi amahoro cyo kora bagaza yaje mu Rwanda abuko babyari bana bamuririmbira indirimbo urumva perezida w'u Burundi ari wowe bagaza iri indirimbo y'impara iri on record n'ubu wayumva ishaka ariko ibyo byose ntacyo bitwaye icyo mbona nuko amadiplomasi y'ibihugu byombi agakwiye gukora neza akakemura iki kibazo hanyuma abaturage bagakomeza kubibaza abayobozi babo badahwema kuko n'uburenganzira bwabo ku mpande zombi ubwo nguko byazanga nyine zigakamwa zitanye yego masharika tujye ku ngingo izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.